ese igihe hari abantu bishima ari uko wageze mu bibazo, ibyo bintu wabikoraho iki? Iyo niyo nsanganyamatsiko y'ikiganiro cy'uyu munsi. Njye nitwa Gami the psychologist. Aha niho ukura ubumenyi bujyanye na psychology cyangwa se umenya muntu, ukaba ukura ubumenyi bushobora kugufasha guhindura ubuzima bwawe. Ubumenyi bwa psychology turabizi ko bushobora kuba applied, bushobora kwifashishwa mu nguni zose z'ubuzima. So insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga iti ese kwa kundi ushobora kubona umuntu yishima no kwageza mu bibazo, yifuza ko ajya mu bibazo, ibyo bintu by'ukuri biterwa n'iki, ndetse twabyitwaramo gute igihe turi muri scenario nk'iyo ngiyo? Ntiwibagirwe gukora like, share na comment, of course na subscribe. Ibi byose bizadufasha kugira ngo iyi content igere ku bantu benshi, keretse niba utifuza ko bagira bakemura ibibazo bafite, niwe utabisharinga, ariko uramutse wifuza yuko nabo bagirwaho n'ibyiza, you can share, ukana subscribinga, ukalikinga, byose ko bifasha kugira ngo ibintu bigere ku bantu benshi. Turuze muri no video gusobanukirwa impamvu enye z'ibanze zishobora gutuma abantu mu by'ukuri bishima cyangwa se bagira reaction ziri positive mu gihe babonye ifite ibibazo, cyangwa se kuri twe natwe bishobora kutubaho. Ni ukubera iki rimwe na rimwe umuntu ashobora kumbwira inkuru mbi, ikintu cyabayeho, kumva akantu ko kwishima karaje, nkabura n'ukuntu ngasubizayo. Nibyo bintu tugiye kuganira, hanyuma tuze kureba na steps eshatu ushobora kwifashisha kugira ngo ubashe umenye uko wabyitwaramo. So impamvu ya mbere ni uko kwishima igihe umuntu ari mu kibazo, undi muntu ari mu kibazo, hari ubwo ishobora kuba reaction iri normal, ishobora kuba normal reaction, cyangwa se ikintu gisanzwe kibaho bitewe na factors zigiye zitandukanye. Ikintu cyane gishobora kubitera, hari ukuntu umuntu akubwira ikintu kibabaje ku rugero rukabije ku buryo bishokinga ubwonko, hanyuma reaction ya mbere ikaba ari nko kusmilinga kugira ngo ubwonko nyine bugabanye uburemere bwa cya kintu mu gihe butaragiprocessinga, kugihakana. Kuko umuntu ashobora kubwira ati naguye bya hatari, ugahita useka, sibyo? Atari uko ufite intentions mbi, cyangwa atari uko ufite imigambi mibi kuri we, just kubera yuko maybe hari ukuntu ubwonko bwumvaga yuko bibabaje in one way or another, bikamanza bwagabanya ububabare bwabyo biciye mu gusekaho akantu gatoya. So hari normal reactions zibaho ku buryo ikintu nyine gishimisha umuntu ngo cyaba ari kibi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So ibyo bikunze kuba ku bantu benshi, nta naho twabihungira. So indi mpamvu ya kabiri, hari ubwo abantu babifitemo emotions batamanaginze. Ishobora kuba ari emotion y'ishyari, cyangwa se jealousy, envy, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ishobora kuba emotion y'urwango, kwa kuntu umuntu ashobora kuba kwanga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikintu kibaza ni uko abantu ari ibingibi bakunze guha agaciro, nk'aho umuntu buri gihe nashimishwa n'ikintu cyakubaye, ugasanga niyo mpamvu ifite uburemere, nubwo ariyo mpamvu of course ishobora gutuma dukangwa, kubera niyo umuntu akwanga of course ukeneye kubimenya, ariko ntariyo mpamvu yonyine. So iyi ni impamvu nayo ishobora kubaho kenshi. Niyo umuntu yarakoze ikintu kibi akabura ukuntu abikubwira, yakumva akantu kabi kakubayeho bikamushimisha, that bishobora kugaragaza nyine like ikintu kiri behind, kibyishi inyuma. So izo ni impamvu ebyiri. Ya mbere ishobora kuba ari normal reaction, impamvu ya kabiri ishobora kuba ari emotion y'ibyishi inyuma, urwango, ishyari, revenge, gukora revenge n'ibindi nk'ibyo. Indi mpamvu ya gatatu ni ibintu bijyanye na personality, cyangwa se imiterere y'abantu. Hari abantu bafite personalities, cyangwa se uko bateye, cyangwa se kamere, aho ikintu kijyanye na empathy, cyangwa se kumva ububabare bw'abandi bantu byashize. Bishobora kuba byaratewe n'ibibazo yahuye nabyo, n'uburyo nawe wenda nta muntu ugeze amugirira impuhwe, ku buryo bitamworohera kuba yagaragaza empathy, ku buryo niba ikintu kibi kikubayeho kuri we biramushimisha. Hari n'indwara actually za personality zikunze kubaho, zirangwa n'icyo kintu. Hari izo bita narcissistic, kwa kundi umuntu we aba ari selfish bya hatari, ku buryo ibintu byose byiza biri kuri we nta kibazo, ariko ibintu bibaye ku bandi bikamushimisha. Hari iziri sadistic, wa muntu ashimishwa nuko abantu bagirwaho n'ibibazo, ugasanga niba umuntu amuteje ikibazo runaka nibyo bimushimisha, nibwo ari buze kurara ameze neza. Ni personality disorders zitakunze kugaragara, ni indwara za kamere zidakunze kugaragara, ariko muri buri society byanze kunze hari abantu bameze batyo, ku buryo kugira impuhwe biruze kugorana. N'abantu bashobora kuba bafite decreased empathy, cyangwa se uburyo bagira impuhwe bigabanutse, ariko badafite izo ndwara za personality, nabyo bibaho, ariko umva nabyo bishobora gutera
ko umuntu ashobora kwishima mu gihe ufite ibibazo aho kugira ngo bimubabaze. Capability ya empathy iba yaragabanutse bikamushimisha. So icyo ni icya gatatu. Ikindi kintu cya kane gishobora gutuma umuntu ashimishwa n'ibintu biri kubaho ni ikintu akenshi kiba kitamuturutseho ahubwo wenda cyaturutse kuri twe ibintu twakoze. Urugero, niba personality yawe, niba mfite personality yo kwiyemera, abantu bose macaka kubabwira uburyo ndenze, bivuvisha uburyo nta kintu kibi cyambaho, nta kintu ntashobora kuba succeedinga, kugaragaza image iri buze gushyira abantu hasi bishobora gutuma igihe ntagire ikintu kibi kimbaho bizashimisha abantu. Iyi ni impamvu ushobora no kuvuga uti wavuga ko iri healthy cyangwa se iri normal, inakunze kuba ku bantu benshi, kubera yuko niyo umuntu akunze kwemera ko arenze, hari ubwo nyine ikintu kimwe kitarenze bishobora kuba ari normal reaction, kumva yuko bitandukanye na reality cyangwa se nuko yitwaraga. So ibyo nibyo bintu bine bishobora gutuma umuntu ashimishwa n'ibintu bibi birimo biratubaho. So igihe imeze bityo, birumvikana nko iyo mpamvu ya kane, ikintu cyiza cyo gukora ni ukwiga humility, kwiga social skills zituma abantu bakubona muri image, itaruze gutuma yumva yuko uburyo witwara byabakomerekeje. So icyo ntabwo turuze kugitindaho cyane, ariko kuri bya bindi ese kwa kundi umuntu aba yashimishwa n'ibintu bibi byakubayeho ku mpamvu runaka turanasobanukirwa, ese ni gute wabyitwaramo? So steps 3 ndibuze kuri recommendinga. Ya mbere niyo kwiga gucukumbura ukamenya action ikintu kibitera. Ese ni ya reaction isanzwe? Turabizi yuko abantu dukunda kwigereranya, ni nature muri twe. Hari ukuntu ushobora kureba abantu bafite ibibazo kugira ngo ubone yuko nibura uteye gucika intege, bikumotivate, okay, ntabwo ubuzima bwanjye ari bubi cyane, so bikaguha akaboost mu buryo ufiringa, bikatuma umva umeze neza ho gatoya, ariko intention atari mbi. Ubwo ni muri ya normal reaction ya mbere. So kwiga gucukumbura, ese impamvu abantu bashimishwa n'ibintu bibi birimo birambaho ni iyihe? Ese ni ishyari? Ese nuko nta empathy afite? Ese ni ibintu njyewe nakoze, cyangwa se ni ibintu n'uburyo njye nitwara? So kureba the reason, ikintu kiba gishe inyuma, is the first step. Hanyuma step ya kabiri ni ukugira guchuzinga wisely, bitewe na ya mpamvu ushobora kuvuga uti okay, so this person ntabwo ntakwiye kuba muri hafi for as long as possible. Ntabwo hari uyu muntu twakomeza kuba inshuti, ntabwo twakomeza kubana, nta twakomeza kugendana bitewe n'impamvu yari yose. Niba ari impamvu iri nomo birumvikana, niba ari impamvu ariko kumva harimo urwango rukabije n'urugero, cyangwa se lack of empathy, harimo ibibazo bya personality n'urugero, umuntu akabura empathy cyangwa se akabura impuhwe ku rwego bishobora kwitwa ko ari indwara. Ahantu hantu ushobora guhitamo kubashiramo ubwenge, se koko ahantu nkwiye kuba. So learn to choose wisely, kwiga guhitamo ahantu wakwiye kuba uri bitewe n'iyo situation. So that's number 2, ni technique ya kabiri. Ikindi noneho ni ukwiga noneho kutajudginga, cyangwa se kwiga ko iba ari ibintu nyine bishobora kuba ku muntu wari wese. Ushobora kuba umuntu wabonye yishimishijwe n'ibibazo byawe, ukumva yuko nawe hari igihe bishobora kuba byakubaho bitewe n'ikintu cyabaye, bitewe na situation yabaye. Ndabizi yuko tumenyereye kubona nk'umuntu aguye twese tugaseka bikadushimisha. So ntabwo ari nko kwijudginga, kubera yuko ntabwo kuva yuko abantu bose bibayeho ari abantu babi. So kwiga noneho kutajudginga, cyangwa se nawe muntu udafite empathy, kwiga no kumugirira empathy, we kuvuga uti nawe afite ikintu cyabite, afite ibikomere byamukomerekeje, afite ibintu bishobora kuba byaratumye aba ahantu ari kandi atarifuza kuhaba. So kwiga kutajudginga ni ikintu cyagufasha kugira ngo urusheho kugira ubumuntu, cyangwa se kugira gentleness, kugira ineza ku bantu bashobora kuba bishimiye ibibazo runaka wari ufite. So nizere ko iyi video yagufashije mu gusobanukirwa nibura zimwe mu mpamvu zishobora gutuma abantu bishimira ibibazo wari ufite, kugira ngo wabashe kumva yuko atari impamvu mbi gusa, ashobora kuba ari n'impamvu ziri nomo, ashobora kuba ari n'impamvu zishobora kuba zaduturutseho, nuko ashobora kuba ari n'impamvu of course zishobora gutuma dutangira kugira amakenga, tugatangira kwitwararika kugira ngo bitazaza kutugiraho ingaruka. Umuntu ashobora kuba
yishimishwa n'ibintu bibi kubayeho kubera intandaro yo kuvumbura yuko maybe atakwifuriza ibyiza, so bikaba byatuma umwitwaraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tugomba kwibuka yuko sosiyete zose zari zose hagomba kuba harimo abantu bakwifuriza ibyiza n'abantu batakwifuriza ibyiza, so it's good. Ni byiza kugenda develop ubwo bumenyi bwagufasha kumenya uko wamenya guhitamo. So nicyo ngicyo numva twavuze. Ikindi twavuze ni uburyo wabyitwaramo. Izo tekinike ari 3, nizere ko ari ikintu zagufashije. Njye nitwa Gami the psychologist. Ibintu byose tubabwira ni ubumenyi bwizewe bwagufasha guhindura ubuzima bwawe, haba ubumenyi, haba ubuzima mu nguni zigiye zitandukanye, mu buzima bw'umubiri health, mu buzima bw'imibanire, ubuzima bwo mu mutwe, mu buzima bwa business cyangwa se mu kazi ukora. Byose zagenda tugufasha, tugubumenyi bwagufasha izo nguni zose z'ubuzima. Icyo usabwa gusa ni ukora subscribe, kudusapotinga, gusharinga contents. Niba hari ikintu cyagufashe mu by'ukuri, ntugende udasapotinze na like, it's a big support. Thank you so much. Njye nitwa Gami the psychologist.